Twongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe bakunzi ba Imbuto TV1. Muri abantu beza cyane, muri ab'agaciro. Dushimiye abakoze subscribe, dusaba n'abatarayikora kugira ngo muyikore, muzaze mukurikirana ibiganiro byacu byose tuzatugira. Ahangaha tugira ibiganiro byiza cyane, ibiganiro byubaka, ibiganiro bigezweho. Turabiyegereje rero mwese ibiganiro cy'uyu munsi. Murabona ko dufite umutumirwa kuri kamera. Tugiye kumubaza ibibazo bitandukanye, ari buze kutubwira amakuru menshi. Mureke tubane muri kino kiganiro gitangira ndetse kinasoje kugira ngo bigende neza. Turatangira tumwegereza kugira ngo twibwire, abatamuzi bamumenye, n'abamuzi bamubone. Turakwiyegereje. Asante cyane, urakoze kabisa. Amazina banyita Ndayishimiye Derege, ariko benshi ni kaho banzi kabisa, n'abatanzi baboneye. Murakoze. Aratwibwiye ngire ngo abamuzi muhise mumumenya, n'abatamuzi rero mumenya ahangaha. Ni umusore uvuye ruguru vuba. N'ibintu tugiye kuganiraho cyane cyane, turaganira ku bintu turatanga tukubaza. Umaze igihe kingana iki na? Ino mpamaze nk'amezi 4 niyo maze hano Uganda kabisa. Uturutse muri Kongo bagahe n'aka gace mwabagamo muri Kongo? Muri Kongo twabaga mu gace twatuba ahantu bita mu Kigazura, ibitabiraba turahunga tuja ahantu twari dutuye ahantu bita mu Mikenge, niyo turi n'ubu ngubu ari abimuhira. Aho ni abavyeyi baba? Urumva waje wenyine? Naje njyenyine. Ubushize numvishe nyine navyumvishe nyine mu makuru nyine abandi bari kuvuga, bambwira ko wari umusirikare ruguru. Wakoreraga mu kihe cama cy'igisirikare? Jewe nibyo nari umusirikare, nakoreraga mu cama bitwa Twigwaneho. Nico wakoreragamo? Nico nakoreramo kabisa. Ubu nyine hari intambara. Niki catumye uza wewe ugasiga abandi, nyine wari umusirikare usiga hari intambara uzino? Niki cabiteye kugira ngo uzino? Noneho icabiteye gituma nzino kandi nari umusirikare, ni nk'amagambo nyine kabiri gutya. Noneho nje navuye iriya ruguru, nari naragwaye nk'amaguru, ingwara nyine kutugwara mpita nza nyine no ku bitaro, ariko naje ndafite gutura hano, mfite gusubirayo. Ikindi nyine ikindi cyanzanye kintu kubwira nyine abari ino bahuje dutahe bazamuke kabisa. Bazamuke tuje ruguru kabisa. Kuri ubu ngubu hari abo umaze kukubwira se? Kuri ubu ngubu nyine ndikubwira nyine bamwe nyine k'inshuti zanje, ndikubabwira tuzamuke nyine. Dukomeje kubwira n'abandi nyine aho baherereye hose baje tuzamuke dusubire ruguru kabisa. Nk'abo umaze kubwira se hari ko wakumvishije? Gusa nyine abantu bamaze iminsi mu migi baza basa nk'abagora, bagasa nk'ababacisha hirya, ariko nyine bamwe nyine bamaze gufatika nyine kuzamuka kabisa. Waje wari urwaye amaguru? Hari abandi bantu mwazanye se? Nyine hariho nyine bamwe twazanye nyine, barahari kabisa abo twazanye nyine, twari kumwe nyine babagenzi gusa nabo naringize ngo wenda hari abo mwazanye nyine mwari mubana nko mu gisirikare. Oya, ntabo kabisa. Wari umaze igihe kingana iki mu gisirikare? Uragaragara nkaho ukiri mutoya. Wari umaze nk'igihe kingana iki mu gisirikare? Noneho nari maze nk'imyaka 3 kabisa. Nari maze mu gisirikare cya Twigwaneho kabisa. Iyo umaze mu gisirikare cya Twigwaneho imyaka 3? Uwacinje ungana gute? Nacinje ndi umwana w'imyaka 14 gutya n'itanu. Wacinje ukiri muto kabisa. Ni ibihe byiza biri mu gisirikare? Kubera ko uri gushishikariza abantu nyine kugenda, uri nko kubabwira ati ni ibihe byiza waba babwira biri mu gisirikare bizatuma bagenda? Ibyiza by'igisirikare harimo ibyiza nyine byinshi cyane. Nyine kugira ishaka nacyo ni cyiza nyine, ni byiza.
no kuzamuka nyine ufite icyo wagiye gukora, ufite nyine intego yakujanye, nabyo ni byiza. Ibyo nababwira nyine biba mu gisirikare. Icyambere igisirikare uragikuramo disipurine, ukubahwa nawe wowe w'umusirikare, bigatuma nyine ukura mu rwego nyine rukuru nyine uri umusirikare, ugakomera nawe nyine ukagira icyo ugeraho, kuko nyine uri umusirikare w'umuntu wubashwe kandi wubaha nawe, bigatuma wubaha abandi nyine, kuko nyine igisirikare nikakujya kw'amasomo nayo, nikakujya kw'aya masomo abantu biga kabisa. Nibyo noshishikara abantu nyine kuzamuka, nibyo byiza bihaba kabisa. ni ukuvuga ngo igisirikare bigisha disipurine, bigisha nyine ibintu bitandukanye, nyine biragukuza nyine, ukavamo nyine uri umugabo nyine ufite ibitekerezo bikomeye kabisa bikuze. uzakigaho. Ibyo nibyo byiza mu gisirikare. Hari ibyiza bibamo, hari ibibi bibamo na ibibi ntabyo kabisa, ibibi ntabyo. Iminsi nakibayemo nta bibi nabonyemo. Abantu nyine babikora nk'ibitandukanye, habamo ibibi. Oya ngo sinoja mu gisirikare ngo ndaja gupfa, bikagakisha. Oya, gupfa ntawe utazopfa, umuntu afite iherezo ryiwe. Nimba ufite iherezo ryawe kuko uzopfira muri Kongo uri hanze, iherezo gusa ni muri Kongo. Ariko njyewe nta bibi nobonamwo. Abantu babifata kwinshi ngo oya ye ngo uriya mwana ngo yaragiye ngo agiye gupfa. Oya, umuntu agira iherezo ryiwe kabisa, nta bibi bibamo. ntawe utazopfa. Buri muntu agira igihe cye, afite igare ryiwe. Umunsi uvuka Imana yamenye kuvutse, kandi izi igare umuntu azamenye iminsi umaze, ariko ntawe uzumenya iminsi umuntu asigaje. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu azicwa n'urusasa ari ino, n'ubundi ntaho yaruhungiye tu iherezo azozamuka. Kabisa. Ndumva ari sawa kabisa. Ndubagaza twumva amakuru ngo generali ataritaba Imana, generali makanika ataritaba Imana, ngo yageze abigisha ibintu bitandukanye. Uriya yari umugabo kabisa, uriya yari umugabo ukomeye. Kiongozi nyine wacu nyine ni umugabo wagize ishaka yararivukanye, arinda asaza agira ishaka. Uriya ni umugabo tutoroha duteranira ku byo yakoze. Nubwo hari benshi bagwanya biriya, ariko bariya babikora batazi ibyo baba bakora. Uriya mugabo yakoze ikintu gikomeye. Uriya nyine ni wadutojeje nyine, yavuye muri leta azamuka nyine asanga abaruguru nyine, azi ko akarengane kabaye iraruguru. Si buri muntu wese wokora kiriya kintu, aradusanga nyine, natwe nyine turiyumva nyine, abantu turamusanga nyine mu cyama tuja kugwanirira ubwoko. Yatwigishaga ibintu bitandukanye, akatwigisha nyine n'amantu y'amayidoloji nyine, ibyo ugomba kumenya nyine ibyakuzanye, akadutoza n'ibyo gusenga, tukamenya gusenga, tukamenya nyine n'ibyatuzanye, tukamenya kubaha, tukamenya kuva mu by'isi nyine, tugakurikira turi abasirikare nyine, tukamenya n'iby'Imana. Mukamenya igisirikare, mukamenya n'iby'Imana. Ni ukuvuga ngo yabigishije ibintu byinshi bitandukanye. Yatwigisha amayidoloji menshi, twakaza dufata nyine umwanya wo kutwigisha nyine amayidoloji, no kutwigisha nyine n'ibintu bijanye n'Imana. N'urusengero twari ruhaba nyine rwo gusenga. Yari umuntu wakundaga Imana cyane. Yakundaga Imana. Ngo hari igihe babateraga muri mu butayu. Ibyo nyine byarahabaga nyine, gusa nyine ibitero ntabazamenya igihe bije nyine, bigasanga abantu hari ababasenga nyine abatabasenga nyine bagahita nyine bagwanya ubwo rugamba. Ariko n'ababasenga nabo kujya umuntu wawe usenga ni kago rugamba rukomeye, kujya umuntu wawe usenga afite umwete. Ku ijambo ry'Imana rero bavuga ngo umukiranutsi yasenganye umwete bigira umumaro mwinshi. Nabo bakazasenga nyine, bagasenga nyine, babahagare bababwira Imana, babereka intambara zihari n'uburenganiro abantu bagize, n'abantu ukuntu bari mu gupfa bazira akarengane. Noneho basengaga gutyo n'abandi bari mu ntambara, abantu nyine Imana ikumva nyine, Imana ikumva nyine, n'abantu ibyo babasengera nyine bigasubizwa, n'abantu bari ku rugamba imbaraga zikaba nyine, abanzi bagahita bahunga, kuko nyine hari ababasenga. Nikajyo sengesho nyine riza rigwanya nyine, isengesho niryo rikuru kabisa.
nayo mpamvu intambara zose muza muzitsinda kubera ko muba muri ku musingi mwiza. kuko tuba turi ku musingi w'Imana. Mm. Eh, Hari abasore bari n'aha ngaha nyine ngo maze kubabona. eh, Niki wababwira abantu bari hano, dutangiriye hano muri Uganda turi ndetse n'abandi bose ujya ubona, niki wababwira? icyo nubabwira nyine nubabwira kuko cyo nubaha nyine nk'igitekerezo nubaha nuko botaha tukazamuka twebwe twese, bakazamuka bakaja ruguru, kuko bagasanga nyine abariyo bakaja kurenganura ubwoko, bagasanga abandi, kuko bariya abariyo ntabwo aribo bafite cyane twari kubarusha. Namwe mwabyishizemo, ni ibintu mutishizemo, muza mwica amatwi cyane, ni kako novuga, ariko mwobyishiramo namwe mwohita mugenda kandi mwoba intwari nk'abandi. Ariko icyo nyine nobabwira nuko mwozamuka mugasanga abandi iyo baherereye, mukabasanga mugatabara igihugu. Ndabinginze kandi ndababwiye aho muherereye yose, ibihugu byose mwoje tuzamuke, natwe nitumara gushika ruguru tukisanzura nyine tugakora icyo abandi babakora, niyo gihe tuzotanga amahoro mu babyeyi bacu batwishimire kuko twakoze iki tugikomeye. Ariko abantu cyane abasore bindi barimo kwifatisha bariyo ngo kuko baragwana ibiki, wewe kubera iki, nawe ameze nkawe, n'umuntu nkawe, nawe yambaye umubiri nkawe, nawe azopfa nk'uko uzopfa nawe. Nicyo gituma mugomba gusingirizana, tugafashanya, tugashira hamwe, tukagwanira igihugu cyacu kikazotera imbere. Nuko nubabwira mugashiramwo nyine urutege, nyine tukazamuka twese tugatabara, tugasanga abandi. No kuvuga ngo igihugu ni icacu, twese abanyamurenge ni icacu, tugomba gufatikanya kugira ngo turebe ko twosubirana amahoro nk'uko byari bisanzwe kuva kera. Abasore ngira ngo urababwiye, ngira ngo barumvishije, abumvishije barumvishije. Okay, wowe uvuye ruguru vuba, ni irihe tandukaniro wabonye ry'aha na ruguru? Noneho itandukaniro nabonye ry'aha na ruguru, icya mbere ruguru haba umuco ukomeye, haba umuco mwiza wacu wa kinyamurenge, tugira umuco mwiza. Niyo mpamvu nyine ndavuga bitandukanye n'iriya. Icya mbere iriya ni iwacu tuza twisanzura uko dushaka, ntabwo ari uko wokwisanzura hano, kuko hano atari igihugu cyanyu. Hari urisanzura uko ushaka, urakora icyo ushaka cyose, amabizinesi yose yawe ukenera urayakora iraruguru, kuko uri iwanyu, uri kwa ba sogokuruza ba kera cyane bagusigiye iwanyu. Kwisanzura ugatunga, ukagira ibintu bitandukanye, ugatunga amatungo yawe, ukisanzura kuko ariho iwanyu. Ariko hano turi nk'impunzi, hano si iwacu. Uretse kuvuga ngo turi nk'impunzi, ahubwo turi impunzi. Hano turi impunzi, hano turi impunzi kabisa, hano turi impunzi, hano turi impunzi kandi impunzi zirasuzugurwa cyane. Impunzi ntizigira agaciro. Ari numvishe perezida w'u Burundi avuga ngo inyamaswa zo mu gihugu ngo zirarusha agaciro impunzi. Umve kuko kuntu ni cyane kai. Nicyo gituma tugomba kushiramo urutege, twe tukazamuka tukaja iwacu, tukaja gutaramira iwacu, tukaja gusengera iwacu, tukaja kumvira iwacu Imana, kuko nyine abantu benshi muri iki gihe nibyo abantu nyine bazamutsemo, kandi nizo byiza. Abashimiye nyine n'abakomeje gukunda Imana, nibyo byiza, nibyo bihe tugezemo, nyine tugomba gukorera Imana. Ariko nyine twabishizemo tukishiramo twese, tukaje gusengera ku misozi y'iwacu, tukaja kumva Imana iriya. Niyo mpamvu navuga nyine gutandukanya hano ntitwohagereranye n'igihugu cy'iwacu. Iri iwacu niho heza cyane. Iriya niyo gakondo y'abanyamurenge. Okay, dusubiye mu gisirikare. Ninde wari ukuyoboye mu gisirikare? Jewe wari undoye n'umugabo umwe bita Munyamahoro. Yari umusirikare wa leta, ahita avamwo nyine kubera akarengane, ahita ajamo twigwaneho, aja kurwanira ubwoko bw'abanyamurenge. Bari bakorera hamwe na General Makanika? Bari bakorana, bose bari babana no muri leta, bahita bavamwo nyine baza kurenganura ubwoko, bitanze nyine, baritanze baza kurwanira igihugu. Okay, wenda nawe bishoboke ko ashobora kuzabona kino kiganiro, kubera ko yakuyoboye. Mubwira uko umeze ubu nyine, ibintu wari warwaye se
ubu nyine warakize, wenda ngagira icyo bivuga kugira ngo abantu bakubonye urwaye nimba warakize nabo babimenye, kugira ngo nabo babimenye. ubu nyine meze neza kabisa, nawe yaranze nyine ko nari umusirikare ukamiritse nyine wari ukundaga icama, n'abambonye nyine igihe nari ndwaye bose ubu ndi muzima nyine, ubu nukora akazi nyine k'umugabo, nukora nyine akazi akariko kose. Ni ukuvuga ngo ubu nyine usubiyeyo akazi wo kwama. ubu nyine neza akazi ni ugakora nyine kawaida, ni ukwama ntangira mu rwego nari ngezemo. Dushimiye abadukurikiranye rero, murumva amagambo umusore wacu atuganirije, ni amagambo meza cyane ashishikarije abantu kugenda ruguru batabara igihugu cyacu, ni ibintu byiza cyane, karatubwira neza, iriya niyo gakondo yacu, niho twavukiye, ni naho umurage. General Makanika yaratubwiye ngo ntitukareke igihugu, siko yavuze, yaratubwiye ngo ntitukareke igihugu. Ni ukuvuga ngo mureke tuzamuke, tuje gufasha igihugu cyacu, gakondo yacu twongere tuyisubize.